tayari natangiye kunywa 50 naka 50 kane nagera natangiye ku gipande kisigaye uzari rwatare hasi bigira ngo wumve uko kameze ndasoma yitwaga mbere garuji icyo gihe bukeye basubira bifata bityo nyine noneho ako kabari bahise bakita Purkwapa n'umukara hari Bujumbura nyine kitwa gutyo igihandi Kagabo wasezitegeye rwa Mirego rwa Runihangabo wakabiba ka Kayonga ka Musoni wa Zuba ya Gitori cya Kigeri Mukobanya ugera kuri Kigeri Mukobanya nani niwe dukomoka nyine twega bavuga ko numvaga bavuga nyine ko usanze umwana w'umuntu gitarwara n'uw'impyisi ubutabara w'impyisi niko ubwoko bwacu bavuga usanze umwana w'umuntu gitarwara n'uw'impyisi ubutabara w'impyisi ubwo bishatse ngo bari abanyarugomo abatwa benshi bari mu biti hejuru n'imiheto bafite imiheto ngo none naho nyine hari uwagiraga ubwoba bakemera ko bahamagara nyine umwiru bagatanga umwami bari basaza abanyarwanda bashaka ko atabara ariko babonye uwundi mwami ubwo rero Kayumba haziye agatangaza ko umwami ari Ndahindurwa asimbuye mukuru we ku ngoma abantu bari ku mashyi abanyarwanda benshi cyane barishima bashyingura mukuru we gutyo birangiye abazungu barataha nyine hari basubira i Burundi kigera aguma mu Rwanda bamutembereza nyine bamwerekana ko yimye ingoma kugeza aho nyine bamuteruye Rwasirira arahunga ahungira i Burundi ubundi aza kuhaba hamara igihe nyine arambuka yagiye muri Kongo yaje guhura na Mpyisi bahuriye mu Burundi Mpyisi agomba kuba barahuriye muri Nairobi nawe Mpyisi nawe yari yagiye ari ukubera ubuhunzi cyangwa yagiye yari yaruze nawe yari impunzi hanyuma noneho baza kujya muri Amerika bari kumwe muri Amerika barabanye igihe kirekire Mpyisi atangaza nyine ukuntu babayeho mu buhunzi hariya muri Amerika nyine ukuntu bagiye bashakisha utuntu tubafasha atarahabwa umushahara w'izina ry'ubwami bagezeho baramuhemba dusubiye inyuma gatoya hariya Kigera bajya gusaba independence ari naho yahise ahungira independence yasabwaga mukuru we niwe gusaba independence kera kuva kera uzego nasabaga independence naho Kigera yaje yima nyine ingoma hanyuma bamutera hejuru nta by'independence yakurikira n'amatora ntibatumye bajya gutora sinzi ngo batoreye niba ari mu Bugarama icyo gihe niba bagiye gutorera ishyaka rya Inani ntacyo ryatoye niba bakunze ko ritora haciye hatora nimba mbari za Prosoma niyo yabanje kubaho Prosoma yabanje kubaho na Inari ari yo ku mwami Prosoma ari yo umugabo witwa Gitera Radio ari abandi b'abashefu bandi barwanyaga Ruzahigwa nabo nyine ariko bene wabo noneho rero Prosoma iza kuvanwaho na Parimuhutu niyo icyo gihe abahutu nibo bahise bayiyumvamo neza noneho ko babonye ishyaka ryabo icyo gihe nyine Prosoma yategekwaga n'umugabo witwa Gitera umunyesabe hariya
abanyarwanda benshi icyo gihe baza kubwira ko bateze nyakubahwa umwami w'u Rwanda ko uriya Gitera rwose mwari yuko mumuhagarika akava mu nzira. Hanyuma rero Rudahigwa kubera ko yari azi politiki yabonaga ko abazungu aribo babihagazeho, abwira abanyarwanda tubarira mwabandi ati Gitera uriya niwe umwihoreye, ahubwo Gitera murebe ikibimutera kuko ntabyo yakwishyiramo n'abazungu, amuvana ku bantu gutyo nyine abona nyine ko ibintu akora atari ibyo ari byo abazungu bamutuma bamuhagarikiye mbese. Hanyuma ubwo umwami amaze kugenda nyine Kigeli niho bimika witwa Mbonyumutwa. Mbonyumutwa ajya ku ngoma nawe aba perezida w'u Rwanda ngira ngo niba ari n'amezi abiri simbizi sinzi ko yagezeho, twari Burundi nabyo Burundi nyine tumva noneho Kayibanda niwe hanumwe, Kayibanda Gregoire akaba nawe yahagarikiwe nyine n'abapadiri bari i Kabgayi, nibo basa n'abamwimitse abaperezida rero wa Parmehutu noneho bamuyumvamo bakora ibyo bashaka nyine ko bari bumvise ishyaka ryabo. Aho rero icyo gihe niho Senkanefu nyine babomoye abatutsi bashoboye guhunga nyine niho bahunze, benshi cyane niho bahunze. Inka barazibye izindi barazicikana, abanyarwanda ni abagabo, hari abazicikanye bazijyana no Burundi, hari izo bagiranye i Burundi bakizifite, barahunga baba mu buhunzi gutyo kugeza aho nyine ejo bundi dutashye, ariko dutaha nyine bivuye nanone ku bantu abantu bishyize hamwe nyine bazana ishyaka ryari hanze nyine habanje kwitwa ngo yitwa Ranu rero igituma kitabishoboye nabo barwaniye ubutegetsi bakiri hanze, nubwo babanje bavuga ati nijye nzatwara nijye nzaba mukuru tugeze hariya. None irasambuka rero, izambutse rero niho haje FPR twese tuyijyamo turi hanze, tukajya tugira amanama nk'ubu tugakoranira muri iyi nzu yanjye natumiye abanyamuryango baje, kubera ko twari hanze twaga ko abarundi bakeka ibyo ari byo cyangwa baje ngo bagasanga dukoranye, tukajya tugira ikintu cyo gushyira ikibindi hagati yacu aha twicaye tuvuga ngo dufite urubanza kajijisha nk'abari bifitiye ikindi kirori cyangwa urubanza bari kwibanza atari by'amapolitike barimo. Twitwaga amazina natwe twarahimbye amazina, ntawe kitwa izina ry'uko yitwaga, ntange izina ryanjye nitwaga Gisabo. Umugore wanjye niba yitwaga yitwa Rudahemuka, abantu bose bari bafite amazina yabo bitirijwe y'umuryango. Ubwo iryo zina ryabaga ari iry'iki? Ryamaraga iki iryo zina? Musanzwe muziranye noneho mugiye kwitana ariko twaretse kugira amazina yandi twitana kugira ngo ntabwo niho ikintu byavuyeho cyatumye dushyiraho ayo mazina yo kwitana amazina atari ayacu. Byaba se wenda hari nk'urutonde mwabaga mufite noneho mukandika amazina nko kujya hanze urabona twagiraga ibintu by'imisanzu, ntabwo wandikaga ari Kagabo cyangwa se ari izina ry'umuntu, wandikaga iryo zina ko ari atanze icyo kintu. Ku buryo bagenda bagera kuri lisite bakavuga ati Gisabo, bagasanga ntabwo bakuzi, ku buryo n'uwaza gukurikirana yazajya yibaza Gisabo kumenya ari mwe mukaba muzanye hagati yanyu muri kwandika nyine ari igihumbi cyangwa ari bikagera ku mukuru wa serire. Twari dufite abantu nyine kudukurikirana mu maserire,
n'ubutegetsi ariko perezida wa serire yabagaho hagaho umuperezida wa serire niyo bahaga raporo y'ibyo byose. ubwo kuva uko inzego zari zitondetse hagati aho harimo serire harimo branche guhera ku rwego rwo hasi kugera ku branche niyo yari nkuru hariho serire na branche niyo byo nibuka ko twakora icyo gihe. ubwo branche yabaga branche yari hejuru nyine niyo yari hejuru ya serire ko serire ni ahantu nyine none ubwo icyabahuzaga bose nk'abari mu gihugu nk'abari mu Burundi Uganda za Tanzania ubwo bose bahuriraga kuki bazanyibagira yaba ariyo FPR muri rusange ni FPR nyine niyo twahuriragaho ariko hakagira ababikuriye basumba hari serire hakaba branche urwego rwo hejuru nibwo nibagira gato yabasha mbese rero ni nk'iyahangaha twaba dutuye hano branche niyo yari dukuriye nanone sinibagiye icyo ariko sinzi uko ari icyo hejuru sinzi uko cyitwaga se ariko hariho urwego rwa gatatu byari bitatu. ubwo muri icyo gihe Rukeba yari akiriho n'ubundi yari akiriho ariko nawe ataba mu Burundi yari ahantu yari kumwe yari yageze na Kigeli hariya naho bari Nairobi niho bari kumwe. niyo ngo we yakomeje kugendana na Kigeli. umuhungu we niwe wari mu ngabo nyine akomeye cyane aza guhura n'umurundi witwa Nyanka niwe wamwishe kandi yamwishe n'inshuti ye barakundanaga cyane yari yaramwizeye hanyuma Nyanka u Rwanda ruza kumugurira haza abantu Nyanka bamuha amafaranga kugira ngo bice uwo muhungu wa Rukeba yitwaga Kayitare uriya nyine tujye twumva mu mateka ariko apana Kayitare y'ubundi w'umuhotanyi nyine wavuba ariko nawe yitwaga Kayitare genda kabiri ariko hajya witwaga nde mu izina ryo mu Nkotanyi muri serire yitwaga nde mudahemuka yiba ari udahemuka twari twibaje ngo ni ukubera iki mwahimbaga amazina twiyitaga amazina kugira ngo dukingire iki ni ukubera amazina ndumva twarayitwaga kubera bakavuga n'ay'ubuhizi ariko kandi nanjye ariko ndumva ntakibuka neza icyo kintu ni ya misanzu twatangaga bagendaga bajyana ariko kwari kugira ngo abantu batamenyekana mu by'ukuri kuryo abantu batamenyekana utamenyekana uwo ari we habaho n'ushaka kukugirira nabi ntamenye uwo ari we tugahindura amazina byagera hirya nyine urumva amazina ntawe ubazi izina ry'umuntu ntawe ubazi iki icyo kintu ntamenya ngo ni naka nyine ntawe umenya ngo ni naka hanyuma ikindi kintu nakwibaza urabona kiriya gihe abari ingabo z'u Rwanda muri kiriya gihe bafataga inkotanyi bakavuga ngo ni inyenzi no mu bintu bagiye bakoresha mu gusebya inkotanyi nyine bavugaga ngo ni inyenzi ngo zifite imirizo ngo zifite iki izi ni inyenzi ubundi ryaturutse ibyo ko byavuye kubyita intoze zitagira umurizo ni mu Rwanda babivugaga mu Rwanda naho inyenzi igituma babita inyenzi nuko inyenzi kwikamufura irihishe kubisa ijisho ahantu ntushobora kwibona nyine no kumenya ko ikoresha amayeri nyine yo kwihisha ntiwayibona cyo gituma bayitaga inyenzi ku buryo ahasiriza kera umugabo witwa Semabinga yagiye kuri teritwari abwira administrateri
icyo nyine inyenzi zaravugwaga nyine abwira administrateur ati inyenzi nazibonye nzazizana azaje kutwereka aho ziba ati nzazizana Semabinga yari umuntu rero utera burage aravuga afata ikibiriti yuzuze inyenzi nyine yiramo inyenzi zizo zigenda noneho Semabinga administrateur baritegura bafungura bitegura ukuntu yinjiye afungura cya kibiriti akuramo agifungura inyenzi ziva mu ziriruka ati ngizi inyenzi iyo ni iswari rwose yashikijwe abantu nyine kera Semabinga yabigize abazungu bavuga ko bamujyanye nyine ariko yari umuntu muzima gusa abikora yari yigeze kuba asushira nawe yari yarabaye umuyobozi abikora ari ukugira ngo abasetse gusa ari ugusetsa nyine yari yaritanze sinzi ukuntu yari ameze ubu yabikoraga nyine bari barabimuhereye nyine ko ari umuntu usetsa ko nabyo bivuze nabi yarasetsaga gusa nyine numva babuze uko bamujyanye inyenzi zirigendera avuga ko yazizanye ari inyenzi yazanye cyangwa nawe ashobora kuba ari nk'aba banyabwenge bavugaga nka kuriya bavuze uriya ngo ni nayigize iki nawe wari umufilozofi nyine agakora ibintu bitandukanye n'ibyo nyine nk'uko we Semabinga nta bindi bintu bidasanzwe yaba azwiho ni ibyo gusa byo kuraga byo gusetsa abantu giterane bambe noze nawe wari uvuze noze nayigize iki nyine yari umunyabwenge cyane ukomeye ubwenge ariko akigira nk'ikiropa nyine cyangwa ngo ntabwo yajyaga yambara kositimu mwaba mwarigeze muhura na rimwe namubonaga hasi y'ubutare namubonaga ubutare nkiri umwana nyine tumubona waramubonye yaje kuri teritwari ahangaha icyo gihe Kigeli yari akiri intuze aja teritoriyari nyine yakoraga kuri iyi teritwari y'Ibutare aha we n'umuhungu wa Rukiba nyine witwaga Butera naramubonaga nyine nagize icyo namubonye ubundi bavuga ko yigishagamo hariya muri Petit Seminaire ubanza yarahigishije koko hari ubundi amashuri yanyu mwarigiye hano muri Huye aha nyine Butare hano kuri iya Ingoma nabanje kwiga asiza hariya kuri groupe nyitangira primaire nyine hanyuma baza kutwimurira batuzana Ingoma Ingoma nyine iyi primaire ya Ingoma niyo nize hanyuma nyirangije rero narangije mu gusanisha nigira mu baskuti ngeze mu baskuti rero niho n'igihe ikintu cy'irumbeti nkajya tuvuza imiziki tukavuza tukagira amarishe nyine tuvuza inzumbeti umuzungu watwigishaga ubuskuti yitwaga George tugira kugira defile i Nyanza habaye yubile i Nyanza nyine Rudahigwa yari akiri ku ngoma turadefira cyane biraryoha abaskuti barabemera baratwemera icyo gihe turagaruka bukeye rero niho nabaga nihangaje hariya kuri teritwari nkajya kuvuza urumbeti nkamanika idarapo naho nyine bahise bafata nyine bangira tamporere umutamporere ntangira gukora akazi k'igipolisi nyine ari nabwo nyine bafashe abajya kwiga i Burundi kuko école de police niho yari iri icyo gihe teritwari z'u Rwanda zose zahuriraga i Bujumbura ngenda ntwaye responsable w'abahangaha kugira bari baravuye mu misozi igihe nari isanzwe nkora n'umutamporere nkora ubwo ni hano kuri CFS iyi CFS yari CFS ariko yije vuba ije vuba twari twigishwaga n'umumeratire witwaga George ubundi uretse kuvuza ariko rero aho nyine
sinabaga hakurya iwacu, nabaga mu gipolisi, abakuru banjye niho bari batuye. Natahagayo naho ntangiriye gukora, nakoraga mba muri iyo kambi yaha ya polisi. hanyuma bigeze rero kujya i Burundi, ngira natwaye amadosiye yabo twari tujyanye bavuye mu misozi tujyanye kwiga. Ubundi tukiri kuri urwo rumbeti rw'abaskuti, uretse wenda uwo muziki babigishaga, nk'ibindi babigishaga n'ibiki? Ni byinshi cyane, hari byinshi bya alphabet, gufata nk'ifirimbi ukavuza uri hariya akamenya icyo umubwiye. Hari n'ibindi bintu twagiraga byo twigaga utuntu twinshi cyane. Ubundi hari utuntu tw'imigozi twabohaga tukambuka nk'amapfundo, tukambuka nk'uruzi duciye kuri uwo mugozi. Ibintu ngo byironda bukanda ku buryo umuntu ashobora kugusigira udusinye mu nzira ukazagenda ukurikira ukamenya. C'est ça par exemple. Ukamenya aho yasize nk'ikintu aho kiri, ukagitora. Agahisha nk'ikintu mukajya kugishaka. Nyine ariko hashyizeho za signe de piste. Ubundi babyitaga piste scrabble, sinzi ukuntu babyitaga. Ubundi iyo umuntu avuze ngo urumbeti buriya hari igihe umuntu atapfa guhita. Urumbeti twabivuzaga kubera nyine izo z'amabishi, hari nk'imisi mikuru yabaye. Nari ngeze ngo ni nka biriya byuma bariya abasirikare ba kompanyi muzike bakoresha tujya ku munsi mukuru, izo mbese zaravugaga n'amatamburu nyine ahari tukavuza nyine bivuga rw'abasirikare, ariko byari by'abaskuti ntibari bafite inzumbeti nka ziriya z'abari abasirikare bafite, zifite inzumbeti zisanzwe twakoreshaga. Ariko tukagira na tamburu bagenda bavuza ziriya za kizungu. Za kizungu bambaraga nyine bakagenda bakubita gutya, natwe tuvuze izumbeti. Abandi baskuti benshi badukurikiye nyine inyuma, bari kuri defile nyine tugenda, ari nk'umunsi mukuru wabaye. Mu gihe cy'ibirori nka kuriya bavuga ngo baje kumurika inka, hari intore ki? Ibyo byarabaye nyine ngaho i Butare, Rudahigwa yanaje, bazana inyambo ku buryo za defile nazo zagiraga defile, bakazibwira zikumva, akayigaga yicaye muri TV bakayibwira igahagarara igahindukira. Ibyo byarabaye, twari narabibonaga nyine n'umwana nyine twagiye kuri iyo minsi mikuru. Inka zarumvaga zirumva, bazibwira ikumva. Ubwo akabazo k'amatsiko mfite, urabona nk'ubu ngubu kubera umutekano wa perezida hari igihe ajya nk'ahantu abaturage baba bafite ubwuzu bashaka kumusuhuza. Nko muri icyo gihe nimba barabibonye, umwami abaturage habaye ikirori, abaturage bamubyiniye, namwe mwakoze ibyanyu, mwavugije rwa rumbeti, mwiyeretse, bazanye inka barazerekanye. Umwami yashoboraga kwizihirwa nawe, nimba ari nk'itorero ry'intore riri kubyina, nawe akaba yajyamo akabyina. Ntiyabyina, ntabwo byashobokaga. Yabaga yicaye nyine ahantu muri tribune, ntiyashobora kujyamo kubyina. Abaturage se iyo babaga bashaka nko kumusuhuza byagendaga gute? Si kenshi byabaga, ariko aciye ku murongo w'abantu, hari abo yaramutsaga, hari bafite uburyo bwo kugira ngo bamuramutse, nk'abo babashefu n'iki. Ubundi wakoraga mu ntoki z'umwami nyine yarishimaga cyane, akaryoherwa cyane. N'ubu ngubu niko bigenda, iyo perezida agiye ubona abaturage bateze ikiganza bashaka ko abasuhuza. Uwo rero yasuhuzaga nyine yumvaga asa n'ubonekewe kabisa. Ibintu byose ni nka kimwe, ariko nyine byari bifite bihindura amazina. Bihindura amazina gusa, ariko ubundi ni nka bimwe. Kugera kuri uyu munsi ibyo ari byo byose abantu bakuru mu ngana ni bake cyane.
ndagira ngo tubwire ibanga nk'ibanga mwakoresheje, nimba ari imirire, nimba ari siporo, nimba ari iki, hari ukuntu umuntu ashobora kugira amatsiko y'imibereho, uburyo mwabagaho, siporo, imirire, ibintu nk'ibyo. Icyambere nakikubwiye mu mirire, nakubwiye ko turya inyama ntitisondeka ngo turiye ka gatongo mufata ubu ngubu, wafataga nyine ikinyama ukarya wumva ko uriye inyama. Byongeye nakubwira ikintu cyatubeshejeho cyane ni siporo nyine, uretse siporo y'imipira n'iki na za manevure twagiraga mu mashyamba, byabaga byaduhaga kugira ingufu cyane, bituma udashobora kuba wasaza cyane nk'undi usanzwe. Twajyaga mu manevure, hari ibintu byo kujya mu ishyamba ukarampa ugendesha ndabuke ukagenda nk'imetero nka 50 cyangwa 100. Ibyo byatumaga nyine umuntu ashobora kugira imbaraga gusumba abandi. Siporo ni ingirakamaro cyane cyane. Iyo byakubitiyeho rero nuko nakinnye umupira, hakaba n'ibindi twakoraga ibintu by'amakiribiti, nicyo gituma nyine umuntu ashobora kuba yararambyeho gusumbya nk'abandi batabikoze. Ibyo byaradufashaga nabyo nyine cyane, kuko urumva ko atari bitoroshye cyane. Wenda ku kigendanye n'icyo kunywa, aho waba kunywa rero, kunywa naho wumva ngo twaranywaga twararimitaga, kuko unyoye nyinshi nanone zatuma ujya mu gasho, bakagushyira mu gasho. Twe twarafungwaga nyine, wakoraga icyaha bamushyiraga mu gasho, hariho bakatiraga nk'iminsi 15 ari mu gasho. Urumva yarabyirindaga nyine kunywa nk'inzoga zatuma akora icyo cyaha, bituma ashobora gufungwa. Iriya midari ubona twambaye hariya, wabonaga umudari nyuma y'imyaka 3. Iyo wakoraga neza rero wabonaga umudari. Ubwo iyo utabyifashemo neza ntawe wabonaga. Nagomba kwifata neza, ukareka gusinda. Ntibyabagaho cyane cyane, ntibyabagaho kuba ngo ugende utagiye mu kasho, wanywaga ziringaniye zizatuma ukora amakosa ngo bikuboneke. Agatabi nako narakanyoye, aho maze kubona pasiyo niho nariretse, kuko narebye nsanga byajya nsaba itabi bizandushya, byatuma utikuzaho wambariye inkindi. Ndariheba burundu kabisa, nafungiye rimwe na rimwe sinasubije kuriho kuva 1984. Kubera ko abanyepasiyo uravuga uti sinzasaba itabi, urihagarika, nta wundi muntu ukubwiye ngo nta wundi nigeze naryihagarikiye, kubera ko hashobora kubisaba. Numva kuzasaba itabi bizangora, usaba itabi agapande gakamwe. Ariko hari cya kintu cyo kuko ngo umusirikare wa kera utaranywaga itabi, ariko cyane cyane inzoga, kubona umusirikare wa kera utanywa inzoga byabaga ari ikibazo. Hari abo twakoranaga b'abaporotesitanti batazi, ariko nuko ari idini, kubera ari idini gusa, ariko utitaye kuri ibyo by'idini ntawe wabona. Itabi watangiye kurinywa nka ryari? Itabi natangiye kurinywa 54. Naryo natangiye ku gipande gisigaye uzari rwatare hasi, bigira ngo wumve uko kameze. Ndakasoma yitwaga Beregaruje icyo gihe. Yitwaga Beregaruje. Bahitaga Regeri nyine. Hari iyo Beregaruje, hariyo bita Regeri na Stoki na Makari. Makari ryari itabi rikaze nyine cyane, ry'isigareti nyine. Nabyo nanyeye kuri ibyo byose, ariko numva kararyoheye, ntangira kurinywa. Muri 54
ya kane harya wagiye utangiye mu gisirikare muri kangahe sekani bite ego nari nkuze nawe nyine wari wakagira amafaranga yo kubyigurira wari watangira kugira akazi ku buryo wabona amafaranga kaza natangiye kuyigura nyine aho kuryigurira yewe nyine ngiye mu kazi ni ukuvuga ngo wasomye ku itabi rya Rudahigwa avuga itabi ni ryiza nkahise ngasoma ngakurikirana hanyuma ngasaba nyine ibyo nakubwiraga yuko aho mviriye mu kazi nahise nanga kongera kurinywa kubera gusabiriza ndarifunga burundu. ubwo ikibazo mpise nibaza iryo rya Rudahigwa mwari muhuritaye nyine urumva kuri stade iriya stade ya Butare yaragiye muri TV aturutse mu mujyi ajya muri stade nyine muri TV no kwicara aho yicaraga hanyuma rero ancaho gutya agira igipande kitaba gita hasi ubwo yari haza hazi hanyuma rero mba nakarabye nasoma numva kararyoshye bukeye aho nongeye kugenda inywera nyine yega nabeshye nari nyweye kera najyaga nshyiriraho n'igishirira data ku nkono y'itabi ariko nari maze kubinywa nyine nigeze unywera mu nkono atari ugushyiriraho papa oya ntayo namwereyeho nijye kumushyiriraho gusa nkamuhereza niho twahuriye n'inkono ntabwo wigeze unywa igikamba yabaga ari amasegereti muri ba bavandimwe mwabanaga se ntawe warinywaga ku buryo wenda ariho warikuraga bakuru banjye bose bararinywaga ubu hari uwaba akiriho muri bo barapfuye bose barapfuye kabisa baguye hanze umwe yaguye Uganda undi yaguye Burundi abandi baguye i Rwanda ab'i Burundi bari 5 barapfuye mu Rwanda naho haguye batatu n'abashiki banjye b'abanyanga data yari tubyaye turi abahungu 9 n'abakobwa 4 hari ikintu ngiye ushize nakomeje kukubazaho cyane y'ukuntu wahawe pansiyo muri 84 yarantunguye cyane ukuntu wahawe pansiyo muri 84 ndagira ngo nyine twari turi kuganira tuvuga bino bintu nyine nubwo bwa mbere twari tubyumvise umuntu abonye pansiyo muri 84 akaba ageze n'ubu ngubu igisirikare cy'icyo gihe kugira ngo nyine use nk'utwibutso nk'urugendo rwa gisirikare kuva ngo wenda nka mbere y'imyaka 5 mbere yo kubona pansiyo mbere y'imyaka 5 mbere yo kubona pansiyo tubwiye n'igihe wabonaga pansiyo mbese mwabonye pansiyo gute mbere yaho byari bimeze gute nyuma yaho byagenze gute ubwo sinabe icyo gihe turi mu kazi nyine twakoraga akazi kose k'igisirikare gashoboka ahubwo twajyaga nyine twajyaga nko muri shantetire umunsi twaramutse tujya muri shantetire nyine nicyo gikorwa twakoraga gusa tukajya kumasha hakabaho ubundi munsi habaho umunsi wo kujya muri za manevure tugenda dufite ibikapu mu mugongo twubika n'inda hasi tugenda twikwiga n'inda nyine gutya hakaba umunsi wabyo hakaba n'umunsi wo kugira marishe gusa yonyine marishe ufite n'imbunda ariko mukagenda mukagira nk'ibimetero 20 tukagaruka hakabaho n'umunsi rero wa siporo twagiraga siporo twakoraga hari igihe umunsi umwe twagiraga siporo ya volley ubundi tukagira siporo ya football ubundi tukagira siporo ya basket kigiye mwakinaga na basket basket yari ihari hakabaho abahanga bayo hakabaho nko muri football cyane cyane niho nanjye nibonaga cyane mu buhanga kuko nakinaga defense ariko ntabacagaho ukuri defense wakinaga ku mwanya wa kangahe gatanu wahagaze imbere ya garidimo neza cyane ahita kibambasi ntabacagaho nawe wari kapiteni wawe nari kapiteni wa ekipe abakinnyi bari barantoye nyine bagira kapiteni kuko najyaga
batumaga kwa majoro n'igihe batumaga ariko yo kugira majoro nyine bagapiteni byavuye ku gihe majoro yabwiye abasirikati mufate umukinnyi mushaka umugapiteni uzajya ubayobora noneho rero bose baturagewe icyo gihe banza igikomerezwa nuko utabona abo baza twabanye umupira nawe ukinnye neza cyane hari abo mwabanye ubu ngubu bakiriho hari umusaza uri aha ku rya kabiri baciye ku ejo bundi witwa Kalisa ari aha hepfo ku rya kabiri babanza ari Kibungo ariko atuye aba hepfo aha ngaha yarapfakaye aba mu nzu arirwa n'umukwe we umukwe we ni metere aha ngaha witwa baje mu inzu bamufatiye nyine akabamo babona Ikibungo nawe mwabanye mu gisirikare i Burundi n'umwana i Burundi mwaherewe pansiyo rimwe nawe baza twese kimwe kandi n'imyaka turayinganye afite umukobwa ufitwe n'umugabo witwa Zaifa ntibagiye izina ry'umugabo akagira rero n'umukobwa i Burayi ufitwe n'umuzungu wenda nkuko ndi kubyumva wabonye pansiyo muri 1984 na kane icyo gihe ubwo ubonye pansiyo nyine ujya hanze ugashaka ubuzima bwo hanze ariko bakajya bakugenera ya pansiyo nyine ibaho hari mu Burundi icyo gihe mwakomeje guhabwa pansiyo na leta y'u Burundi kugera igihe mugarukiye mu Rwanda n'ubu biraboneka n'ubu barayohereza ivuye mu Burundi narenze ko ubu ngubu muyihabwa n'igisirikare cy'u Rwanda ni ukuvuga ngo icyo gihe nta hantu mwari muhura n'igisirikare cy'u Rwanda kandi mu kindi gihugu n'ubu pansiyo n'iyo Burundi niyo bayohereza ino nyine tukajya kuyifata ubundi twajyaga tujya kuyifata i Burundi tugeze i Burundi ukabona n'itike kugarukana kuko yabaga ari makeya noneho turasaba rero bakajya bayohereza i Kigali tujya kuyaturaho nanone tuhageze nabwo ukabona ukagira nta kintu uzanye nanone dusaba ko bajya bayohereza muri banki popireri y'aho dutuye ubwo ibyo bikorerwa aza paritiri mesi ariko yambeza mu kwa gatatu mu kwa gatandatu mu kwa cyenda mu kwa 12 ubwo mpise nibaza niba bikorerwa buri muntu wese waherewe pansiyo mu Burundi cyangwa ni mwebwe ku rwego rwanyu rwa gisirikare cyangwa ni buri munyarwanda wese wagize buri munyarwanda wese wafatiraga muri NSS nawe arayabona ahubwo bari muri fonction publique nibo byagoranye ariko NSS nakoraga muri NSS ariyo bita social nyine bo bayafatira ino ntabwo ari kuvuga ko ari abasirikare gusa ariko cyane cyane abasirikare nibo bayafata ubushize mwavuze ko mukirangiza amashuri ya gisirikare umushahara bahise babageza ku mafaranga 600 sisa ubwo mpise ngira amatsiko y'umushahara mwasorejeho umushahara wa nyuma mujya kubona pansiyo mwari mugeje kuranga bagenda bongeza narimaze kujya kuri 25,000 nibura yari na menshi uvuye kuri 650 ako yari na menshi 25 yo muri 80 muri za 70 na kangahe niho byatangiye ubundi twabanje kuva kuri 6,000 tujya ku cyatanu bigenda bipanda ariko igituma icyo gihe twafataga aho ngaho sisa senkani
chaque samedi twafataga iposho ry'ijana ijana rero ryari tibiya ubwo ku iposho habaga harimo icyo kurya n'icyo kunywa cyangwa n'ibyo kurya gusa nicyo kurya mukabishyira muri ka yanyu noneho mukaba mufite ugatekera ubundi hari ubwo baduhaga n'amaposho y'ibyo kurya bindi ahubwo tukiri muri gendarmerie Micumbi ataradushyira muri arume twajyaga turwana n'abasirikare tukiri abajandarume tukarwana n'abasirikare kuko abasirikare babahaga amaposho y'ifu natwe bakaduha amafaranga bakarakara ngo abajandarume babaha amafaranga abandi bakabaha ibyo kurya gusa ugasanga mu mujyi twarwanye kenshi rero hari abajandarume bakomeye cyane gusumbya n'abasirikare ugasanga abasirikare bari mu bitaro kwa muganga ari nacyo gituma nyine Micumbi yahise afata gendarmerie nyine avanga nagira arume yose nyine duhinduka arume akigira ubwo turi gendarmerie ivaho hasigara polisi kominale. Umudari wa nyuma mwasorejeho ngo ni ajida chef Yesu umudari umudari nguriya ni ntuze nahereje kuri izahabu umudari do iyo nahereje wahereje kuri heranka ujya bwakonse sinari kugweza najida chef akajida najida chef biratandukanye arajida najida chef mukuru ninde ajida chef niwe mukuru ajida chef nijyo rikuru niyo garade nkuru nyine ese gihe nawe mwakoreshaga turiya tuntu tw'uturongo kuko mu gisirikare cy'u Rwanda ariko ushobora kubitandukanye n'icy'u Burundi mu gisirikare cy'u Rwanda ajida ku rutugu twa turongo dutatu abaraje gushyiraho intuzi ariko gushyiraho iki ajida chef dutatu ko ari sereja se uturongo dutatu ni umusereje tubiri kaporari uyu kubora kuvuga utuvi hari uturongo dutambitse hari n'utuvi tugiye tumeze gutya izo nizo za kaporari nyine gutya noneho hari n'utundi turongo tugiye dutambitse kuko twa tundi tuba twambara ahangaha hari n'andi bambara ahangaha y'uturongo yewe ari ku rutugu rero ariye nyine impamvu nari komeje nabonaga turiya dutandukanye na twa tundi tw'abanyarwanda tw'uturongo ariko ni kimwe rero byose bifite ubusobanuro bumwe nkibona imidari nahise ngira amatsiko ibikorwa by'ubutwari byatumye bagenda babaha imidari ntabwo yuko wifashe neza nyine ukora akazi neza imyaka 3 ishize baguha umudari nabanje rero kuri bronze hanyuma bamparija hanyuma medali d'or ubwo ni nako bahitaga bazamura n'iranga iyo yakoraga neza nyine ndagira ngo mbabaze mu buzima mu gihe mwamaze mu gisirikare hari urugamba mwaba mwaragiyeho nk'umusirikare ukajya ku rugamba nyine guhanganya n'umwanzi uretse kurinda umutekano w'igihugu gusa haba hari urugamba mwagiyeho ntabwo bwagiyeho cyane ntabwo twagiye kitiri 72 naho kandi 72 byari nko kwibona umwanzi kuko bari bashatse kwica abatutsi abahutu icyo gihe bagize imigambi yo kwica abatutsi nyine batangirira kuri gade koro wa Micumbi nyine bari bateguye ko bagira soirée mu ntara zose baruganije soirée izaba yo kugira ngo bice ngo abatutsi ngo barabaryamiye ubwo bitangirira nyine Bujumbura kubera bari abantu nabo banza batagira ubwenge baratanguranwa babigira batanguranwa bituma bimenyekana bafatwa n'ingoga barabibona umwuga gusa
ahandi intambara twajyaga n'ahantu twajyaga muri Karuzi za Karuzi tugiye kureba ko hari abambuka baza ariko nta bigeze nta ntambara twarwanye navuga ngo twarwanye n'intambara turakidekana hakurya nyine inkotanyi zarwanyanaga n'abinahanga gusa nyine byageze aho kubibona tukajya tujya ku basirikare b'abahutu twarwanaga tukabakuraho nabo ariko nabwo atari ukurwana bagiraga ukuntu babikora bituma bitamenyekana. kugera kuri uyu munsi uracyashobora gukora siporo wenda nk'udusiporo dukeya nk'umuntu wigeze gukora siporo? Ni ukugira amarishe gusa twigeze kugira amarisha bambe siporo ahangaha mu kizu cy'umugabo twari Liliane none barayihagaritse twajyaga tujya tukagira tumenye twa siporo nk'utu nyine two kugorora n'abo bakecuru twararyamaga nabo ariko kuyihagarika ndakeka ari ukubera iyi korona n'ubundi ni korona ni korona yabihagaritse n'ubundi kuko nta kuva muri kiriya gihe cya kera kuva igihe mwabereyeho igihe mwavukiye mukiri bato sibwo bwa mbere haje icyorezo gihagarika isi yose abantu bose ni iki nicyo cya mbere cyabayeho mbaho ntacyo ndabona nk'iki ngiki nicyo nigeze kumva nyine ariko ibyo ni by'inzara byagaruzaga inzara zagendaga zibaho nta cyorezo nk'iki cyangwa ibyo numvise kera bavugaga nyine by'ubushita ubwo bwabaye ntarabaho nanjye ni ubwa kera cyane ubwa kera n'ibibembe nasanze bitakibaho barwaraga ibibembe nabiboneye nanone Burundi ahantu mu Ruyigi ahitwa i Nyankanda niho hari ibitaro by'ababembe ariko nta kintu cyabayeho kimeze nk'iki gihagarika isi yose tugarutse inyuma hamwe baturiye imodoka y'umwami ni ku Ndahangwa umugezi w'Indahangwa hari ikiraro ariko ugiye ngo batereye ngo ni uko banga kwiga mu mazi kuko ari kumukunda gusa kubera ko ari imbaraga za gukora bahagaritse babinjiyemo baterura imodoka abandi imodoka za kera nazo zari zoroshye ariko imodoka za kera zari zoroshye kuko n'ubushize aratubwiye ngo ni umwami waguterura zari nk'izinjiza zari zo imodoka kwamana akahamagara abantu ni uko ukiterurira niwe gusa ariko nabonye niwe numvise sinamuboneye ariko ngo yarabikoraga imodoka za kera abantu zari zoroshye zishobora kuba zari zoroshye reka ni nk'izi icyo kimwe udahigwera akakuraho wenyine baza bundi iyo bakigeye nyine bamutereraga kumukunda gusa bumva bikundira umwami wabo kandi bibereye Burundi agiye ukarwa rushinga yabayeho ryari niba kera nasanze bamuvuga batyo gusa kurya bamubonye ari yica umuzungu nyine ni kera cyane ariko misiyoni zaraje mu Rwanda kuko wabonye cya gihe yabaga urya muzungu yari muri misiyoni ya Rwaza nubwo misiyoni zari zitangiye kuba zari zarabaye ni muri za 90 gutyo muri 900 nako hari ukuntu bavuga nimba ari Rudahigwa ngo ushobora kuba yarigiye kubatizwa nimba ari imyaka 8 sinzi umwana wabango ugiye kubatizwa mu gihe kirekire nyine kubera ko atashakaga kubatizwa ariko akaba atanashaka kwereka abazungu ko atabishaka Rudahigwa yabigize abishaka nyine yabatijwe ashaka kugira ngo ashobore abazungu kuko bari bamaze kumenesha se
areba asanga nta kundi yashobora abazungu nyine yicija bugufi arabyemera yemera kubatizwa ariko gushyira na Kristo umwami hariya i Nyanza sinzi ko iyo foto murajya kuyireba irahari Kristo umwami nyine arahari ishusho ikomeye cyane kandi bizaba ari politician mubi cyane yari atari yemeye kubumvira nyine ashaka ko batamira n'ab'u Rwanda arabahoza akomeza bagendera buke buke ni kujya kwa independence nyine yamaze kubabona ariko hari igihe ajya kujya i Burayi bwa mbere hari umufrere bwa frere Sekunde bategekaga iriya groupe scolaire rero iriya groupe scolaire niyo shuri ryabayeho nka université kera nyine aba Burundi niho baza kwiga bari abene Mwambutsa niho bize aho Kabaranyanga niho bize abashefu bose niho bize aho Butare igihe yari ikomeye cyane uwo muzungu yashatse ko Rudahigwa atajya i Burayi bashaka kuzana ngo witwa niba ari Rwanda kweli ngo bari ujya i Burayi bigera kuri Rudahigwa arabyumva aza ahita aho uwo mufrere 24 abi yasubiye iwabo hanyuma Rudahigwa ajya i Burayi rero yaragiye se ko yagiye afite n'ikivugo nuko ntakizi sinzi abakizi afite ikivugo yavanye yaragiye icyo ikivugo yavanye i Burayi ubwo cyari cyo mu Gifaransa ariko ntabwo cyari cyo mu Kinyarwanda yaragenda nyine umufrere yaragaze kumupenaliza ngo agende urugana kweli none uwo mufrere se kuki yashakaga ko yajyayo urugana kweli sinzi ni politiki mbi nyine kumwamba amenyekana uriya akaba yita umwami kandi atari yashaka kugenda ahagarariye umwami kandi atariwe bigera kuri Rudahigwa bimugezeho araza umufrere ma 24 ahise agenda nta ngaruka byamugizeho wenda Rudahigwa oya byamugize yakomeje kubaho nyine ari umwami ahangana nabo gusaba independence nyine asabaga independence ashaka ko twikukira nyine habaho ubwigenge ashinga ishyaka rya Inari abantu bayijyamo ku bwinshi abenshi abandi bajya muri aporosoma yo kwa Gitera nyine ariko Inari ikagira abantu niyo mubwira ko ruriya Rukeba nyine yabaye perezida wa Inari kuva mbere n'ubu yashaje akiri perezida ari muri Inari ubundi bavuga ko iriya nk'uko wari ubivuze yuko iriya groupe yabaga ari nka university yari ishuri ry'abatware abandi bajyagamo benshi batari bigaga ibintu abana b'Abatutsi bigaga ibya administration cyane abandi bose bigaga ibya agronomi bya veterineri ariko yari iriya nyine aba Birori nyine mwene Mwambutsa niho yaje kwiga uwitwa Birori yari umutware witwa Baranyanga yari umunyabwenge mu Rwanda n'u Burundi uwo Birori nyine akavukana rero n'uwitwa Ntidendereza bose bari abana b'Abaranyanka Baranyanka ari shefu nawe hariya i Burundi ariko ari umutare ni nko kuvuga umwega ino ntibakundanaga no kwa Mwambutsa nyine barwaniraga n'ingoma zarwanaga kuko hariya habaye ingoma y'abantuza y'abatari n'abizi kwa Mwambutsa yari umwezi undi nawe ari umutare ni nk'uko abega n'abanyiginya mu Rwanda ubwo rero
Mwambutsa nawe yari umwami ariko umuhungu we niwe wiza Hasirida niwe washatse independence nyine kandi yapfuye imaze no kuboneka wapfuye itaraboneka n'uzayibu Rwagasore bamwiciye kuri Tanganyika nyine agiye gushinga guverinoma niho bamurasiye araswa n'umugiriki nyine bari bahaye amafaranga nawe aza ubwo abamuha amafaranga nabo nyine bantidendereza na birori nyine kwa Baranyanga batashakaga ko Rwagasore avugwa amaze kumwica nabo nyine ariko baranyonzwe barabanyonze bahawe igihano cyo kubanyonga umuzungu wari mu rukiko niwe waciye urwo gupfa hanyuma ntidendereza yari mukuru wa birori yari umushefu nawe niwe murumuna we yamubwiye ati urabona ibyo nkoresha wanjyanye muri politiki none wanyicishije ngo ceceka wagicungo siwe twashakiraga ingoma ubundi urabona nko muri Kongo Lumumba bamaze kumwica yishwe n'abe nyine n'abanyekongo bariya nimba ari Joseph Kasavubu n'uwitwa Combe bashakaga n'ubundi nabo bashakaga ubuyobozi noza Rwagasore we abamwishe ntabwo ari bo bahise baba abayobozi ubundi oya ntabwo babonye nabo barabanyonze baranyonzwe icyo gihe nyine Rwagasore se yakomeje kuba umwami aza kuvaho ingoma yifatwa n'uwitwa Ndizeye umuhungu we ariwe Intare hanyuma Intare niwe yagiriwe kudeta na Micombero Micombero yarimo umukuru wa Rume nyine niwe wamukoreye kudeta Ntare nawe icyo gihe arahunga ajya hanze rero yari yaragiye hanze nyine yakubise kudeta Ntare yari yagiye hanze hanyuma Ntare yagarutse apfa nawe nanone ariko yishwe n'iki n'abahutu ngo bashakaga yuko ubwami bugaruka baramushuka ngo nagaruke bamwicira Burundi yari yaragarutse ubundi mu Rwanda hari ikintu bavugaga ngo hari amoko adashyingirana adashyingirana twasanze bavuga n'aye bavugaga Abacyaba n'Abashingwe atapfaga gushakamo ariko ubu mbona basigaye babarongora nyine hari ukuntu bavuga ngo ishakira mu ruho ntibaza amoko sinzi ahubwo nibaza ubundi ni iki cyatumaga batabasha gushyingira ubwo ni imikoshi bavuga ngo baterane imikoshi hari ubwoko bubi nyine bavuga ngo cyane cyane n'ubu Abashingwe ntibapfa kurongorwa n'abantu bose bafite ubwoko bahuza bashobora kurongora ariko Abacyaba mbona basigaye babarongora nibyo byari kuvuga ngo ni imikoshi nyine yarazaga ngo inka zigashira mu rugo abazifite cyangwa itungo ryose ubutunzi rikayoyoka nyine nibyo bavugaga Abashinga ngo nicyo babangiraga hari imico imwe n'imwe tujya tubona mu bukwe nk'abantu bajya bataha ubukwe kumva ngo bagiye gutwikurura ngo bagiye ubundi biriya bintu byakorwaga gute mu gihe cya kera mu gihe cya kera byo byabaga ari ukundi kurira ahubwo byari ku rundi rwego nyine ariko byabaye nka kuriya gutwikurura nyine byabayeho kuva kera no gushyingira ni kuriya byari bimeze nuko basigaye bagenda n'amamodoka n'amakanzu bambara ariko umugeni wa kera nawe baramuhekaga bakamushyira umuhungu ariko babanzaga kujya ahantu
bahitaga mu rukiko nyine isakaramentu iyo yahita sivile barayikoraga uko bayikoraga kera n'ubu niko bikorwa. hanyuma gusezerana byaje nyine abapadiri baziye bakajya guhabwa isakaramentu ryo gushyingirwa. ubwo ahantu njye ngira amatsiko n'uriya muco wo gutwikurura ubundi byabaga nk'uko ubu biba uyu munsi umuntu akora ubukwe bwarangira reception irangiye bati tugiye no gutwikura. oya kera ntibyashobokaga kera batwikururaga haciye icyumweru bamaraga icyumweru umukobwa aba kwa sebukwe mu nzu akajya akabona n'umugabo mu ijoro agiye kuryama ntabwo yasohokaga icyumweru cyose cyarashiraga nyine ari aho kwagira ngo sabira si cyo cyatumaga gukazanura byoroha n'imbere akazanuraga bakiyata akomeye kugira ngo apfa gukazanura udafite inka ntamugeraga umuhinga akamuha inka akabera icyo yimubereye nawe ntaziko yarangije kumushinyura. hari n'akantu nigeze kumva ariko yamuhendahendaga nyine akamurongora nyine ntabwo yabigeraga ku ngufu. ariko ibintu bavuga ngo ubundi ngo kera ntabwo byabaga ari ikibazo nimba usanze nk'umugabo mugenzi wawe yashyize inkoni hari agashyiraho ikote wabaga bitaga gushinga icumu usanga nk'umugabo yashinze icumu mu marembo iwawe ugahita umenya ko ari umuntu nyine ukaba wigendera. ibyo byabaga hakeya ariko byabagaho ariko ni hake hari n'akantu bavuga ngo muri biriya byo gukota abatware umutware wagiye yongorera Rudahigwa aramubwira ati umugore wanjye aragusuhuza. si ibyo yasanabinga niwe wabikoze agenda aramubwira ati umugore wanjye arambwira ngo ngutashye iyo yaragutashye si ibyo byanoze bya wundi ntuze wawundi wabwiye akabwira Kagame ngo abantu bavuga ko dusa mwamubiri nshobora ko ntaramwumva ubu hari ndamwibagira izina rye bazivamo ariko atari uriya w'umuyobozi bazivamo uriya w'umuyobozi Christophe bazivamo abwira Kagame ati tuyakubaha perezida tuzi ko azavuga ngo turasa ibyo se nyamushye ibyuma ntabwo nzi ko ari bazivamo Christophe yazivamo nyakubahwa perezida rwose abantu Kagame se ngo ntibasate nyine ntibazivamo muzabwira bazabibabwira ngo yabimubwira nyine ati nyakubahwa perezida rwose bajya bavuga ko dusa nawe urabona ari byo ibyo ari byose mwimuvuga ibyo byo gushinga icumu ku ntuzo rero byabaye ariko si kenshi cyane byabaye ahantu hamwe nyine. nk'umugabo byabagaho wabonaga ameze gute nk'umugabo utaha agasanga bashinze icumu nyine bamwitaga inganzwa ari kuri rugazi ariko babivugaga ariko si henshi nagiye kubyumva. hari n'ukuntu bavugaga ko nk'umwami iyo yagusuraga nyine rimwe na rimwe nyine washakaga nawe ahantu ugiye ubundi umwami akazasigira umugore ikimenyetso ibyo byabagaho yazabyara umwana kugira ngo umwami azabimenye ko ari we akamuha ka kantu umwami yamusigiye. ntabyo numvise cyakora iyo numvise ibyo byo nyine hari umuzungu wabyariye umwana n'umugore wa shefu
ngo hari amazi ari n'umupadiri ari byo umwana yitwa Kazungu se yari shefu yitwa Sebagangari yitwa Kazungu wa Sebagangari nyine yakomeje kuba umunyarwanda ariko yavutse nyine ari igitugu ari umuzungu niho havuye izina rya Kazungu amwita Kazungu Sebagangari mwene Sebagangari umushefu w'umunyaruguru sinzi umushefu aho bamutumye nyine uwo muzungu wagiwe yaramumubyariye Kazungu kwa Sebagangari. Hari n'undi muzungu nabonye nimba aba hariya mu Kigarama ngo ababyeyi be barababirigi bamusiga hariya Wasimuzi. muri kiriya gihe cyanyu muvuka ibyo ari byo byose ibintu by'ubukristo nibwo bwari bukiza cyane iyo ureba ibyo abanyarwanda bakoraga muri iriya data na mama twarabatizanijwe nanjye navutse nyine batarabatizwa hanyuma batizimu ndayigira nabo turigana bariga nabo tubatirizwa rimwe ntabwo wigeze ubona kuriya kuntu babandwaga bya kera cyangwa nabonye impamvu aho nazibonye nyine batera nk'abyo mu kiliziya nuko gusa ari iby'igipagani nyine bimwe byo gutera amazi y'intu z'umugisha ibintu by'ingwa bakoraga bagatera abantu narabibonye babanzwe nyine hari no guterekera narabibonye baterekera nyine no kuraguza nabonye aho baragura kuragura nabonye aho bakubita imbehe n'abandi baraguza inkoko umugabo mpyisi nyine wo mu Kayongozi atari impyisi uriya babanaga n'iwabo umudamu wanjye yaraguzaga inkoko ko ibintu by'ubupfumu numvaga kera banabihaga agaciro ngo nta gitero cy'u Rwanda cyangwa se cyajyaga kuba batabanje kucyereza ibizo byo gutaha byo ntibabihanuye gusa rero abapfumu baraguraga za Mushiha n'ahandi bavuga nyine ko bagiye gutaha bazataha barabiraguye kabisa abapfumu baraguraga baraguye ko bagomba bagiye kuzataha mu Rwanda ubundi nanone wenda nuko ari mu bya kera cyane sinzi niba hari ikibiziho hari ukuntu bavugaga ngo umuryango uyu n'uyu ufite umwihariko akaba arimo abavubyi abapfumu abasizi ibyo n'ubundi bikiriho nyine habagaho nyine abasizi bariho harimo umugabo uri aho hakurya witwa Rugemintwaza bari bafite ubwoko bwabo ababaga abapfumu nyine bari bahari bari bafite ubwoko bwabo nyine bw'abapfumu bakaragura abateraga inzuzi nakubwiye hari n'abakubitaga batera imbaho inzuzi ku kintu cy'imbaho cyabaga kibajije sinzi uko bakubite bikabarara hakabaho nabo baraguze inkoko narabumvise baraguze umutwe abo umutwe rero bari bahari cyane nabo nanone abo umutwe benshi nabo ngo hari ubwo baraguraga ibintu bikabaho nibaza ubundi icyo kintu cyagenderwaga ku mpano umuntu afite cyangwa byabaga nyine ari umuryango uri aho watoranijwe icyo kintu ni ku mpano harajyaga ku mpano ariko byo kuragura hari aho byavaga ku miryango cyane cyane ibyo biriya byo wari uvuze by'abantu abasizi ni imiryango ku kigendanye n'abavubyi wigeze abavubyi nta nabyiboneye bakubita nyine ngo umuvubyi
maze iminsi itagwa ngo baramukubita nyine. Ngo abavubyi babagaho nabo nyine icyo gihe kera abavubyi ngo babagaho akaba babikubitira nyine ngo imvura ikagwa niba Imana yaramugoboka ukagwa nyine ikamutabara imvura ikagwa barabahaga isororo ry'abavubyi ryaratangwaga. ubwo ni ituro ni amaturo niyo sororo bahita isororo y'umuvubyi. hari ikibazo nkomeje kwibaza. Hari ukuntu twabyize muri segonderi bakatwigisha ngo kera ngo amateka ya Rwanda Burundi ngo byari bimeze gutya, ariko wowe nk'umuntu wabaye mu gisirikare cy'icyo gihe, wenda hari ukuntu navuga ngo u Rwanda n'u Burundi bijya gutandukana cyangwa se bijya u Rwanda rujya kuguma ku ruhande rwarwo n'Uburundi kujya ku ruhande rwabo. Habaye intambara bararwanaga ibyo nshaka bagiye kurwana hagati ya Ntare n'umwami ndetse nzi azanya Rwabugiri n'abandi. Icyo gihe nyine umwumvaga umwami w'Uburundi yari Ntare Rushatsi. Burya hajya ku mupaka nyine ngo baraharwaniye, hanyuma numva ngo Abanyarwanda ngo batsinsuye Abarundi baragenda, hari ahantu h'Icyahinda ngo barwaniye Abanyarwanda bomora Abarundi basubirayo. U Rwanda n'Uburundi rwigeze kurwana, bararwanye kera ku ngoma zo hambere, barwanya bapfa kugira ngo batandukane. ngira ngo ikibazo yarabajije ahubwo kiraza gufata muri gutandukana cy'ejo bundi ko byise u Rwanda Burundi kubera Abadage ababiri. U Rwanda Burundi byabayeho ku babiri. ngira ngo nicyo yashakaga gusobanukirwa uko byaje guhagarara. uko byaje guhagarara nyine icyo gihe sinakubwira ko Abarundi bajyaga baza no gukora ahangaha n'Abanyarwanda bagakora nk'i Burundi, ariko nyuma nyine aho guverinoma Belge icogoreye byaratandukanye, u Rwanda rujya ukwarwo, u Burundi rujya ukwarwo. ubwo n'Abanyarwanda basubira kongera mu nyuma nta Banyarwanda basubiye kujya gukora igisirikare mu Burundi, nta n'Abarundi basubiye kugaruka mu Rwanda kuva muri 59. Ubwo byahise izo panda zimaze kuboneka niho byatandukanye kuba Rwanda Burundi. Ubundi bujya ukwabyo, u Rwanda rujya ukwarwo, rutakibarwa ko ari Rwanda Burundi. Nk'uko Congo Belge nawe byabanye nyine, bya Kinshasa yaragarutse kera ari Congo Belge, Rwanda Burundi. uvuga ngo bitandukana na ntambara yabayeho byatandukanye amahoro, ari uko Ababiligi batangiye gucika intege kugenda nyine bavuyemo. Ubuyobozi bwabo buvuye mbese byatandukanijwe nuko ibihugu byose bibonye independence. nka guverinoma y'u Rwanda Burundi yari Bujumbura, ubwo ntawasubiye kubaho, hagumyeho umwami Burundi, umwami w'u Rwanda asigara i Rwanda nyine nawe. Abazungu basigaye bakora bafite akazi bakaguma bari aho, n'abazungu bari i Burundi bakaguma bakora, ariko utakiri Rwanda Burundi. Yarabaye Burundi ukwabwo, Rwanda ukwarwo. Byavireho icyo gihe nyine kwitwa Rwanda Burundi. hari akantu twari twibagiwe kubaza ku ubundi. Hari ukuntu kera habagaho utubarindwi tw'abazungu twanditseho ngo interdit oshiye honore. Ibintu byabaye yose byarabaye rwose, byarabaye aho nakubwira byanabereye nyine ni Bujumbura. hari akabari k'abazungu gusa, abazungu nta muntu ujyamo. Rudahigwa aza kujya i Bujumbura, asohokana na murumuna wa Mwambutsa bitaga Kamatari. ariko icyo gihe sinayibwira najyeyo, ariko byabaye nasanze byarabaye
yagiye gukora ibijumba asanga byarabaye bajya mu kabari muri ako Rudahigwa rero Kamatari abwira Rudahigwa ati hari akabari kadashobora kujyamo umwirabura. Rudahigwa ati uzaze tuzajyane. Rudahigwa atwara Kamatari barajyana bagiye n'ako kabari nyine kari munsi ya posita kubarabara rijya ku Kiriri nyine ikiriri ku Mazungu. Noneho akabari Rudahigwa agezeyo ava mu modoka na Kamatari arinjira kuri kontwari aho aramubona yinjiye biramuyobera nta muzungu mukuru ngo yari yasohotse sinzi aho yari yagiye atari wagenda yicara kuri kontwari y'ahandi hari intebe ziba zihari zireshya na kontwari Rudahigwa yagenda yicaraho na Kamatari noneho uwo muzungu aba araje agiye kureba ati areba agenda ajya gufata rya Rudahigwa. Rudahigwa yashingutse agafata rya agakubita hasi kabyuka kiruka. Abazungu bari barimo barasohoka biruka bahunga. Noneho Rudahigwa yakomeza kwinywera ikirahure cye na Kamatari. Wa mubaromani nyine arabaha inzoga baranywa hanyuma baranywa barangije baritahira barataha. Bukeye basubira bifata bityo nyine. Noneho ako kabari bahise bakita Purkwapa. N'umukara hari Bujumbura nyine kitwa gutyo Purkwapa. Ubwo byavuzwe na Rudahigwa cyangwa se Kamatari kubera iki tutinjira kuri kidashoboka. Iyi hoteli Foku iyi ngiyi nta mwirabura wayijyagamo nari Rudahigwa yifunguye. niwe watumye birabura bemererwa kwinjira hajyamo abazungu gusa. Abazungu hambere byari bikomeye. naho se ashobora kuba yararwanye cyangwa Rudahigwa ibyaha kuri Foku simbizi sinzi uko byagenze. Ibyo nzi neza n'ibyo by'Uburundi kabisa yararwanye bararwanye. Yose kurwana yaragafashe gusa adunda hasi hirya no kutamuzi yari intare na kwa kundi tubwiye yuko ashobora kuba yarishingwe akiranye nayo. sinakubwiye ko bamuhaye igihano se ko yagombye kwiyahura. Abazungu b'abapinisiyo bamuca amafaranga. ubundi imodoka yagendagamo niyo yiguriye cyangwa ni impano bari baramuhaye? Rudahigwa yari nasanze ari iye simenya ko yawe ariko yari iye. ubundi bajya bavuga ko nyine ariko byari bimeze. umwirabura wabaga ushaka kujya mu kabari yajyagamo hariya mu Gisaza abazungu bakamwera muri Foku nayibizi. aza kubica rero sinzi ko yabiciye ko yakubise cyangwa yagize ate ariko niwe babiciye nyine bakajya binjira. noneho abagabo twatubari bitwaga abanyamatwi twatubari interdit habaga handitseho ngo interdit hoshiye noir. birabujijwe ko hari imbwa yinjiramo hano cyangwa umunyafurika umwirabura. babagereranyaga n'imbwa n'izo mbwa nyine. abazungu bari abagome bari barishyizeho cyane ariko bari Purkwapa nyine yari ikomeye cyane. yirirwa Rudahigwa yifunguye atyo hari cyane nta n'inkurikizi yagize za Pagidasi bose bajyaga bajyayo nyuma y'aho nyine. uwo Kamatari nawe yari umuntu w'amaboko cyane. niwe yemeraga Rudahigwa niwe yemeraga mu bantu bafite amaboko ko ngo barafatanaga bakumvana rwose
akumva ko imbaraga zijya kungana. niba ngo Kamatari yaramubwiye ati hariya nta mwirabura winjira ntawinjira ndaravuga ati noneho twe tuzajyana yagenda yitwaje andi maboko ntabwo yagendanaga nibura n'abarinzi reka abarinzi garde corps abarinzi byabaye nyuma nyine ibyo kugira garde corps yarigenderaga wenyine mu modoka ye n'ubashaka. hari akantu bajya bavuga ngo ariko Mwambutsa twaramurariraga twajyaga kumurarira twebwe yagiye asohotse nko mu rugo nyine agiye akajyana na bamwe abandi bagasigara iwe. nubwo ngo namwe mugeze kubaho hari ubwo Mwambutsa yari umwami yari perezida yari umwami hari igihe wari uri mu bagaride ko wari umwami agiye no mu bitaro kuri kirinike habaga abacunga. Mwambutsa rero yari imfura cyane nyine yari umusirikare umusirikare w'umunyarwanda wari umucunze yarasohotse muri shambure ajya hanze umuhungu witwaga Gapfizi akoma yombi ati ndagabuje umwami w'Uburundi agira cyose kuyo amafaranga aramuhereye icyo bari umufuko n'icyo yasangagamo n'icyo yatangaga ntabwo yagabaye baramusatse nyine bamusize bajya gusaba umwami yari umupolisi twakoranaga. ubundi hari abantu bavuga ngo yarubahutse nyine urumva muri ntibyashobokaga ariko ndumva nta kubahuka kurimo ko kubahuka ntiyayiboneye igihano se ntiyayiboneye igihano yabyumviye ko yabikoze baramuhanye ese bamushyira mu kasho. ariko njye ndumva yarazize ubusa nimba yari afite ikibazo agasaba umwami ubungubu muri iki gihe umuturage we ntabona perezida agahita amubwira ati nyakubahwa ikibazo iki ni iki ubu ni umuturage nyine ariko si umusirikare byumvikana ko ubwo yahaniwe ubusa. umusirikare niwo gutanga isari no gutanga icyubahiro ntabwo usaba yashobeje urwego rw'umutekano cicika ahubwo nagize imana hari hagiye kuvamo rampuwa. ariko hari ukuntu kera abantu babaga bazi kuvuga ibyamubeshagaho gutebya kuganira bateraga ikiganiro rwose akabiraho icyo gusa bakamukunda. kera hariho udukoryo twinshi nyine abantu bari bazi ubwenge bari bazi kuvuga barataramaga cyane nko mu ubundi nk'iyo mwabaga mutaramye mwataramiraga kuki yavuga ko igitaramo ntacyo nabayemo nibereye hariya nyine twavaga ku kazi tukajya mu kabari ibitaramo ntabyo twagiraga twebwe. Ibitaramo byabagaho nyine kera mu Rwanda nyine muri rubanda rusanzwe. hari nk'akantu bagatarama bagacuranga inanga bakagira bati bakivuga ahagiye ibyo nayo naragiye hari akantu bajya babaza urubyiruko akenshi kakagucanga bakakubwira ngo rinde wande nande hari ibisekuru waba uzi nk'ibisekuruza byawe bingahe? ndageza niba ari kuri barindwi niba ari kuri umunani kuri barindwi byose waba ubibuka sa n'ukitubwira aho twumva
nzi uko bakurikirana nyine ariko sinzi kubitondekanya nka bimwe by'abasizi abandi abasizi nyine bagira kagabo igihandi kagabo wasize itegeye wa Rwamirego rwa Runihangabo wakabiba ka Kayonga ka Musoni wa Zuba ya Gitori cya Kigeli Mukobanya ngera kuri Kigeli Mukobanya nani niho dukomoka nyine twebwe niho dukomoka mba ko harimo n'amaraso y'ubwami Kinomba Mukobanya niho dukomoka ubwoko bwacu Kigeli Mukobanya nyine abamukomokaho mwese umuntu ashatse yanavuga ko muri abakobanya ubundi kera sinumvaga twebwe bavuga ko numvaga bavuga nyine ko usanze umwana w'umwana gitarwara n'uw'impyisi ubutabara w'impyisi niko ubwoko bwacu bavuga usanze umwana w'umwana gitarwara n'uw'impyisi ubutabara w'impyisi ubwo bishatse ngo barabanyarugomo ubwo kubera urugomo bagiraga ngo impyisi birengana usanze umwana w'umwene gitore impyisi ngo utabara w'impyisi nawe harimo ubundi bwenge kwari ukwerekana urugomo amaboko uko byari bimeze amateka tuducumbikira ubundi bakongera ko bakavuga ngo dukomoka ku mbwa kubera Gitoro ubundi Kigeli Mukobanya yateye umuji inda umuja wakoraga wari aho amuteye inda ukiri umukobwa arabyara abyaye rero ariko Mukobanya yarabwiye abantu ati uriya muntu muzamurebe najya kubyara noneho ngo uwo mwana rero avutse kugira agere ibwami ngo bamuha iyo mbwa yitwa Gitori iramutwara imugeze baramwambura noneho bamujyana ibwami ararirwa arakura kuko yari azi ko ari uwo imbwa niyo yamujyanye bamuteye kugira ngo gusondekeza ko babivuga nicyo gituma bakomoka ku mbwa nyine imbwa ngo yaramutwaye gutya hanyuma gutya hanyuma barayimwambura bamwambura umwana agira ubwami ararirwa arakura yitwa Gitori iyo mbwa yitwaga Gitori umva rero bene Gitori niho bavuye niko babivuga mwakoze cyane mwatuganirije turishimye ariko buriya nk'uwo mwami ubundi umwami yarifuzaga kandi abagore bose babaga ari ab'umwami kujya kurongora uwo muja hariho umukobwa bari igitangaza umukobwa ukumva uramuhehese nyine ukamukorokeraho nk'umugore n'undi umugore wawe adahari nyine akamwitabaza ubwo rero bihita bifata ahita asama